nuko twinjiye mu makuru y'uyu munsi. Itariki ni 25 ukwezi kwa Mutarama ariko kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Turi mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Muremera, intara y'ivugabutumwa ya Kanyinya muri Firidiyo hagati mu Rwanda. Korali Ijuru Rito ibarizwa kuri iri torero yashyize ahagaragara ibihangano by'indirimbo mu mashusho. Kumva ngo korali Inyenyeri z'Ijuru izaba ihari byatumye abantu bava imihanda yose baraza barakubita baruzura santere ya Muremera. Nuko nguko yari imeze, abantu ni benshi cyane ngo ntago bareba abantu bari mu mudugudu wa Munane kandi bashaka kureba icyo cyabazinduye. Abantu bahagaze bakingiriza bicarwa nabo ngo bicaye, abantu bafite imitaka bari gutuma abantu batazaza muri kamera. Mu gihe abantu bari bafite amatsiko menshi bibaza batese baraturuka hehe, biragenda bite. Twagiye kubona tubona baratungutse binjiye mu gitaramo muri ubu buryo. Uko biri bose bere ngabo manje baje sero ya uri mbere yitwa nde reka ngama bati urawe witwa Evariste uretse korali Inyenyeri z'Ijuru y'Imahembe hari n'andi makorali yari yararitswe. Hari God is Good yo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Kumukenke, nk'uko mumaze kuyimenyera intara y'ivugabutumwa yambuye. New Times Family Choir y'Inyamirembe Igitwe nayo yari ihari. Umuririmbyi ku giti cye Muvunyi Esdras nawe yari ahari, nk'uko muri buza gukurikirana indirimbo ye mu kanya. Umwigisha watambukije ijambo ry'Imana yitwa Mukamana Jeanne, abarizwa mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Nyamirambo hariya mu mujyi wa Kigali. Ndifuza gukira indwara y'akamenyero, ndifuza guhindura ingamba kuko urugamba rugiye kurangira. Ndashaka ko akanwa kanjye katazongera kubeshyera umutima. Nawe bikubere gutyo mu izina rya Yesu. Ukira indwara y'akamenyero wamenyereye mu cyaha. Nimba ugira ubute bwo kwiga ijambo ry'Imana, Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, kira mu izina rya Yesu. Nimba ugira umujinya n'uburakari n'inzangano, kuvuga nabi no guhubuka, ukira mu izina rya Yesu. Nimba ugira uburyarya n'ishyari no kubeshya, ukira mu izina rya Yesu. Ntabwo ndi buvuge byinshi, ahasigaye nimwikurikiranire murebe uko byagenze. Jye muri kumwe ni Samuel niyo dusenga. Mugira amahoro. Aba bahungu mubahaye imikoro maze mukumva uko baririmba 206 bayiririmbye hariya hejuru mu bigari, muravyibuka? Bazaririmba iyo nama ikaramvari baririmbire Yesu mwami uhoraho. Bazacungurwa bazaririmba. Nkwifurije kuzaba muri icyo gitaramo, ubwazagaruka mu ikobe ry'indirimbo, nawe uzabe warakiza indwara y'icyaha, tuzabana ubuziraherezo. Ahantu hasigaye gutya kuzamuka, umuntu wese azaba yitegeye umurizo ashaka. None abantu bahagaze hagati inyuma, kandi aya marembo n'ibindi bayanyuramo bagaturuka kuvuga niba bari bunyura binjira mwirira rembo. Yego samwe iriyanze rero bari buze kwidura uko igikingi giteye haruguru. Yego bicara guturuka gushyira haruguru. Nimudufashe rwose ibyo bikingi by'amarembo, uyu mugeni turebe ko yaza gutambuka hatatisubira kandi ibiciro bibiri cyangwa se samwe uzi ko umwana abantu hagati burya bupfa. Ibibazo byanjye ntabwo bari kubyumva neza, sinzi impamvu. Ibyo uvuze nibyo niko bimeze. Hari abandi bambwiye naje ku ruhande rwo hirya
arakoze cyane DJ wacu mu rwego aravuze ati hano hantu tugomba kufungura kino gitaramo hanyuma kuva cya kabiri reka rero pastor umwanya ni wawe kugira ngo utuganirire muri aka kanya hanyuma munadushyirire ku mugaragaro izi ndirimbo. Imana ni nziza ibintu byose, reka turebe abishimiye yuko umwana avuka. Haleluya, amina. Reka dushimire Imana yuko ari Imana ivuga bikaba kandi yategeka bigakomera. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Mu by'ukuri ntabwo abantu benshi batari muri korali cyangwa se bataririmba bamenya imvune iba mu makorali, ariko reka mbabwire abaririmbyi Imana isazibaha imbaraga. DVD volume ya mbere yitwa Imana irema, kugira ngo zizaje gukora umurimo hirya no hino ku isi, kugira ngo abazazumva imitima yabo izakire Yesu. Ubwo Yesu Kristo ari hafi kugaruka, tuzitahire mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo mbasabira nanjye mbasabira mu izina rya Yesu. Amen. Imana yaremye Adamu na Eva, ibano gutegeka ibiri ku isi, ariko kuko tumvira rurema bamujumuyeho bazebora isi, bari bakundanye nta n'icyabatanya, ariko Satani araza arabacumuza. Nubwo bacumuye twe twaracumuwe, niyo mpamvu turi imbitsinzi y'umukiza. Bari bakundanye nta n'icyabatanya, ariko Satani araza arabacumuza. Nubwo bacumuye twe twaracumuwe.
tuwe. Nagira dufite cy'ubuta nshuti zanjye turimo gusatira umusozo w'iyi si yacu turi mu mugogo bihanuwe birabivuga kuba bidatinze Kristo aragaruka. Nagira dufite cy'ubuta nshuti zanjye turimo gusatira umusozo w'iyi si yacu turi mu mugogo birabivuga kuba bidatinze Kristo aragaruka. Ibimenyetso byinshi twarabibonye aho guterana kwera bamudahindutse ikizira ijambo ry'Imana ryarakoretse ngo Yesu arabirangije dukeneye umutabazi wo kuturengera. Nagiye dufite cyo guta nshuti zanjye turimo gusatira umusozo w'iyi si yacu turi mu mugogo bihanuwe birabivuga kuba bidatinze Kristo aragaruka. Nagiye dufite cyo guta nshuti zanjye turimo gusatira umusozo w'iyi si yacu turi mu mugogo bihanuwe birabivuga kuba bidatinze Kristo aragaruka. Ijambo ry'Imana ryarakoretse ngo Yesu yarabirangije dukeneye umutabazi wo kuturengera. Nagiye dufite cyo guta nshuti zanjye turimo dusatira umusozo w'iyi si yacu turi mu mugogo bihanuwe birabivuga kuba bidatinze Kristo aragaruka. Nagiye dufite cyo guta nshuti zanjye turimo dusatira umusozo w'iyi si yacu turi mu mugogo bihanuwe birabivuga kuba bidatinze Kristo aragaruka. Umusozo w'iyi si yacu turi mu mugogo bihanuwe birabivuga kuba bidatinze Kristo aragaruka. Tujyane cyo guta nshuti zanjye turimo dusatira w'iyi si yacu turi mu mugogo bihanuwe birabivuga kuba bidatinze Kristo aragaruka. Bihanuwe birabivuga kuba bidatinze Kristo aragaruka. Turi mu mugogo bihanuwe birabivuga kuba bidatinze Kristo aragaruka. Kristo aragaruka.